umutwe w'amagambo uyu munsi Imana yampaye nuvuga gutya ngo guhamagarwa kwacu, guhamagarwa n'Imana bifite ikiguzi. Niba Yesu hari ikiguzi yatanze kugira ngo gucungure, hari icyo agusaba kugira ngo mugendane ube mu byo yaguteguriye. Amen. Ikiguzi cye nta hantu gihuriye n'icyacu. Arabizi neza yuko ikiguzi adusaba tugishoboye. Nta na rimwe Imana izigera igusaba icyo udashoboye. Amen. Ni nk'umwana uvutse mu muryango, aravuka bakamwonsa, bakamugaburira, bakamwoza, bakamwambika, bakamurinda, agakura, bakamujyana mu ishuri, bagenda batanga ibiguzi. Sibyo? Ababyeyi batanga ibiguzi. Igihe kiragera amaze kugira imbaraga, ubundi normalement umwana muzima, évidemment n'ababyeyi bazima, kuko hari ababyeyi badakora inshingano zabo, hanyuma umwana yazakura bagashaka kumukuramo ibyo batamubibyemo. Ibyo ngibyo ubushize igihe nigishaga ku mihamagaro n'uburyo abantu bagenda munsi y'imihamagaro cyangwa se munsi y'ubutware bw'ababyeyi, hari ababyeyi bashobora kwitwaza ryacunga nakoresheje, akumva ko umwana ari ugomba kumusanga wenyine, ariko n'umubyeyi akwiye gusanga umwana we, kuko ashobora kuba ataramukamuriyemo yacunga. Ntibishoboka. Hariho abatabakamuriyemo urukundo, abatabakamuriyemo kubitwararika, hariho abatabakamuriyemo kubarinda. Rero nabo bakwiye kubasanga bakavuga ati mwana wanjye ntabwo nakoze inshingano zanjye. Imana ishimwe ko wakuze, kugira ngo byorohere n'umwana kumva neza yuko nubwo umubyeyi we atatujuje inshingano, ariko ntabwo akwiriye kumwigana. Amen. Rero niko bimeze no ku Mana. Natwe hari ibyo Imana yadukamuriyemo, hari ibyo yaduhaye. Icyambere yaradutoranyije adukura mu banyabyaha benshi, arakuzana iruhande rwe, agushyira mu buturo bwawe, agushyira mu gituza cye, aguha amasezerano, akubwira ko azakurinda, azakwitwararika. Ntabwo rero umuntu yakwitwararika ngo ugere ku kuguru kukundi, kandi ubizi neza yuko agushaka, kandi ubizi neza yuko ababajwe n'abandi nabiriya n'abandi bakwiye kuza bamusanga nk'uko nawe wamusanze. Rero hari ikiguzi. Utekereze si ikiguzi nkwiriye guha Imana ni iki? Hari byinshi cyane, ariko ibyo natoranyije ni bikeya, ni bike cyane. Ikintu ndi buvuge, ndavuga ku itorero, kubera ko twatoranijwe tukavanwa mu banyabyaha, tukavanwa mu isi, tugashyirwa ku ruhande aho Imana iyo ubwayo itegekera, aho itangira amasezerano, aho itangira amategeko yayo, aho yibukiriza amateka yayo. Rero ndashaka kugereranya uko Bibiliya ivuga itorero icyo ari cyo. Nafashe yuko itorero Imana irigereranya nk'umubiri, umubiri w'umuntu kuva ku mutwe kugeza ku birenge, kubera ko niko mu Baroma havuga 12 umurongo wa 4 kugeza ku 20, n'Abakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 27. Itorero ni umubiri ugizwe n'ingingo, sibyo? Kandi buri rugingo rufite inshingano yarwo. Ijisho ntirishobora gufata ngo ikore umurimo w'umunwa, ntabwo ugutwi gushobora gukora umurimo w'ijisho, ntabwo ukuguru gushobora gukora umurimo w'umutwe. Ntibishoboka. Iyo kivuyeho ni ukuvuga ngo haba hari uburwayi, haba hari ubumuga. Urwo rugingo rushobora kurwara. Ibaze rero iki gice cy'umutwe kirarwaye, kandi ufite izindi ngingo, ese ziri buvuge ngo twebwe ntabwo dushaka kugendana nawe kuko urarwaye wa mutwe we?
none urutoki ruzavuga ngo jye nashaka kujya kwimvira ijambo ry'Imana, jye umutwe ndashaka kujya kumva ijambo ry'Imana. Ntibikunda. Uremera ukarwana, ukarwazanya nawe ukamurwaza, amaboko akarwaza umugongo, ukajya ufata mu mugongo, wajya guhaguruka ugiga amaguru akarwaza umugongo. Uko niko Imana yagize itorero. Yatuzanye buri muntu hari urugingo. Noneho hari igihe umuntu Imana yamugize agatoki akagahera, murabona ni gatoya, ntabwo gapfa kuboneka mu ntoki zose. Noneho urutoki rwavuga ngo ugiye akagahera, rero kuki banshyize inyuma, ndashaka kujya kuba igikumwe. Kari katase kijyane hahandi, none se nikahajya kagasanga hari igikumwe. Urumva ni ibintu bigoye, bagomba kubana. Uru rutoki rufite nk'ubu ngubu mfite ikibazo mu gutwi, n'uruhe rutoki nashyira mu gutwi kugira ngo ni saka ngaka, iki ntigishobora kujyayo, ntacyo byamara. Ntacyo byamara, nubwo ari kinini, nubwo gifite imbaraga, ariko ntabwo cyajya mu gutwi, ariko akakajyamo kandi umuntu akanezerwa. Njya mbibona kandi ukumva uri kurugutuye uguwe neza. Rero umubiri Imana yawugereranyije, Kristo yawugereranyije nawe urugingo. Uru rugingo sinzi urwurirwo, sinzi urugingo ndirwo, ariko aho Imana yamplashije niho hayinezereje. Amen. Uhari ikakubona ko uri mu mwanya wawe kandi uje uwarore yawe neza, ukora umurimo wawe neza, umubiri ukagubwa neza, Imana yawuremye ikaguplasa hari, iragushima, iravuga ngo wakoze neza, wakoze umurimo wawe ugukwiriye. Amen. Imana yagize itorero, yawigereranyije n'umuryango. Ubwa mbere umubiri, ubwa kabiri umuryango. Umuryango ugizwe n'ababyeyi, umuryango mutoya ugizwe n'ababyeyi n'abana, sibyo? Hari igihe Imana ishobora kongeraho abandi kuri uwo muryango, ikakongeraho umuvandimwe, ikakongeraho umushyitsi, ikakongeraho umukozi, ikakongera, ariko umuryango nucléaire nuri ugizwe n'abari abantu, buri wese afite inshingano ze. N'uruhinja rufite inshingano. Iyo umubyeyi atwita umwana yamushakaga, uriya mwana ntafite umurimo w'ibyishimo, yazanye ibyishimo mu muryango. None se si inshingano ze, arawukora neza. Iyo ariho akina mu nda, umubyeyi aravuga ati hati akafata ukuboko k'umugabo ngo kora ahangaha bumve, umugabo akishima atajya agaseka, umwana akabakoza inshingano ze. Nta muntu n'umwe udafite inshingano ze. Rero turabibona ahangaha mu 105 Zaburi, ahantu Imana yavuze yuko ngo iba umwizerwa ibihe bihumbi ku muryango ubwe yihamagariye. Zaburi 105 ni isezerano Imana yahaye Aburahamu, urubyaro rwa Aburahamu. 105 umurongo wa 8 n'uwa 10. Ntabwo turi buhasome, ariko n'ahantu Imana ivuga ngo iba umwizerwa generation de generation en generation, urunganwe ku rundi. Uko ababyeyi bacu bacumuye, hanyuma ibyaha bikatugiraho ingaruka byabo, ni ukuvuga ngo ibyaha bakoze mu gutegekwa kwa 2:20 niko Imana ivuga umurongo wa 5 ngo mpora abana gukiranirwa kwa base. Ntabwo uzazira ibyaha bye, ariko ingaruka iyo udahagaze neza muri Kristo ngo ikuvane muri ayo mateka, bikugiraho ingaruka: ubukene, uburwayi, indwara zimwe za karande, ibyago. Ariko ahangaha Imana yahinduye kubamwizeye, ibahindurira amateka muri uru rubyaro rwa Aburahamu. Iravuga ngo izaba umwizerwa kuri buri rungano. Urungano rwawe uyu munsi
niba ari wowe ukijijwe mu muryango, menya ngo ufite uburenganzira bwo kwishyuza aya masezerano. Ukavuga ngo jewe, guhera kuri jewe n'abazankomokaho bose, sinshaka ko biriya bintu by'ababyeyi banjye bizabajyaho. Guhera kuri wowe, umwuka w'Imana n'inkota ye arabicagagura. Amen. Ukinjira muri aya masezerano y'urubyaro rwa Aburahamu kubwo kwizera Kristo, kuko turabibona ahanyine muri iki gice, hanyuma no mu Bagalatiya 3:29. Ngo ubwo turi urubyaro rwa Aburahamu, ngo ubwo turi aba Kristo, iyo tumaze kuba uwa Kristo, ahita duhindurira amateka, akaduha urundi rubyaro ruriho amasezerano. Kuko twumvise hariya muri Yesaya 41, Imana ibwira Isaka ari we Yakobo ngo uri umwana wa Aburahamu, inshuti yanjye, uwo yahaye amasezerano, uwo yahinduriye amateka. Nawe yari ingumbi ikamugira umubyeyi, ikamugira umubyeyi w'amahanga. Rero ngo ko uri wa Kristo, ngo nawe uhindutse kuba umwuzukuru wa Aburahamu. Ngo ubwo uri wa Kristo, icyo ni icyambere. Ibaze, ese ni wa Kristo koko? Dufitanye ubumwe, dufitanye ubucuti, turasangiye amaraso. Ngo noneho kubw'ibyo ahisa guhindura umwuzukuru wa Aburahamu. Kandi kuba umwuzukuru wa Aburahamu ni ukuragwa ibyo Aburahamu yasezeranijwe. Ubishakishe ko yamubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzogeza izina ryawe, ngo muri wowe n'imiryango yo mu isi myinshi izaherwa umugisha. Amen. Ibyo rero Imana ihita ibikurikirana urunganwe ku rundi. Iyo ubimwibukije, ari ku buzima bwawe, ari ku mwana wawe, ari ku mwuzukuru wawe, ari kuzamukomokaho, byanga bikunda Imana iherekeza isezerano rye, kubera ko yaguhaye umuryango. Ndagira ngo mbibutse ngo itorero Imana yarigize umuryango wayo, aho nayo ibyarira, aho itangira amasezerano, aho irindira, aho irwanirira, aho iriho iratubikamo imyenda. Rero Imana yagize itorero nk'umuryango. Hari irindi jambo rero, Imana igereranya itorero nk'inzu n'umurima. Turabibona mu Bikorinto ba mbere igice cya 3:9, ariko ubishatse wazageza ku murongo wa 11. Paulo yarariho abwira Bikorinto, kubera ko hagati yabo harimo ibintu by'amahane byo kuvuga ngo genda wa Sira, ngo genda wa Apolo, ngo genda wa Paulo. Hanyuma aravuga ngo twebwe ngo turi abakozi, hari nyiri umurima, hari nyiri inzu. Icyo twebwe dukora, turagenda, umwe agatera, uwundi akajya kuhira, uwundi akabagara, uwundi akasarura. Ntabwo twebwe turi ba nyiri umurima. Aha ngaha rero amagambo yaravuze ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu. Ubu rero reka dufate ko aha twicaye n'inzu. Hari amadirishya, hari imiryango, hari inkingi, hari n'intebe mwicayeho n'ibi byo hasi n'amasima. Reka mfate urugero rw'izi nkingi. Izi nkingi nk'aka gatoya kavuze ngo ugiye kukibangiza izindi gatoya, nuva ashaka kuva aha ngaha. Cyangwa kiriya kinini kikavuga ngo ko ndi kinini kukibanshyize inyuma, ntibanshyira hafi y'abakozi b'Imana. Hanyuma ikafata icyemezo ikavuga ngo ngewe ndahagurutse, ngiye kujya hariya muri ruhande rw'abaririmbyi. Nuva ariho nshaka kujya, kuko niho numva imiziki neza. Uwundi akavuga ati ngewe iyi nkingi nduva ntashaka kwegera abakozi b'Imana, kubera yuko kubegera ni uguhora bankuramo ibyaha, bankuramo amakosa, buri gihe nzajya nicarira hari inyuma. Cyangwa imwe ikavuga ati ngewe sinshaka kuba aha ngaha muri iyi nzu, ikivanaho. Buri nkingi yideplashije, inzu yamera gute? Yasenyuka. Kubera iki?
kandi aho uri bujye nturi bujyemo neza kuko umwubatsi mu maso wagushyize hariya niwe uzi ibikoresho yakoresheje, niwe uzi ukuntu yaguhagaritsemo, nuhivana nta handi uzabasha kwishyira. Ibyo rero akenshi abantu bakunda kuvuga ngo umwuka w'Imana ngo jyewe niwe wambwiye ngo kugenda, niwe wambwiye ngo kuva aha ngaha, niwe wambwiye kugira ibi, niwe wakuzanye. Nimutekereze, ubyaye umwana ugiye kubise, uho birakwishi cyane, abantu barahagurutse, abaganga barahagurutse, bazanye ibyuma, bageze gute, barakubaze, umwana araje. Uti ibyo byose nubwo narushye, nubwo bankubiseho icyuma, ariko mbonye impamvu yo kubabara, mbonye ibyishimo byo kubabara, mbonye umwana. Noneho umuganga akaza akakubwira, turabizi uyu mwana ndabona utamushobora, tugiye kumuhanaka. Mbwiza ukuri, iyo ni Imana yaremye isi n'ijuru, ifite oda mu mugambi wayo. Ntibishoboka, ntibibaho. Ni nk'umwana wavutse ari uwa mbere, inyuma ye hakaba hari abana 5, hanyuma akavuga ati jye singishaka kuba imfura, ndashaka kuba umuhererezi. Mwumva ukuntu duhora tubeshyera Imana, mwumva ukuntu duhora tuvuguruza iyaduhamagaye. Kubera iki? Kuko yaduhaye ubwenge, yadushyizemo byinshi, yatuzanye mu nzu yayo, yatwigishije, yaduhanuye, yatubohoye, yadukijije, turangije twumva dushobora kuyikosora. Bene data, hari ibintu Imana izatubaza, hari amakamba dushobora kujya mu ijuru. Kuko Yesu yaravuze ngo uzubahiriza aya amategeko n'amateka y'Imana akayashyira mu bikorwa, akayigisha n'abandi kuyashyira mu bikorwa, ngo azaba mukuru cyane mu bwami bw'Imana. Ngo ariko utazayubaha hanyuma akigisha n'abandi kutayubaha, ngo azagera mu ijuru, ariko azaba muto cyane. Kuki wakwemera kuba muto ugeze mu ijuru? Kuki dushaka kuvuguruza Imana twibaza ngo turavuguruza umuntu? Kubera ko ntabwo Imana ariyo izaza. Mwibuke no mu Bisirayeli yabwiraga Mose ngo konvoka, hamagara Abisirayeli mvugane nabo, ariko ntibanyegerera umusozi, kuko bawegereye nabarimbura. Yari bizi ko ari abanyantege nkeya, ikanyura muri Mose ikabwira ubwoko bwayo. Uyu munsi duhagarara hangaha atari uko twakoze examen ngo tuyitsindire, ngo kuvuga iby'Imana itoranya uko ishaka. Amen. Nukuri hari igihe abantu bajya bavuga ngo umugabo, umugore, ngo n'abana, ngo babaya. Mwari muzi ko Imana ihamagaye, yihaye umuntu umuhamagaro cyangwa se talent, uwo mubyeyi azayiha nde? Iyo talent azayigisha nde? Uzahora mubona abaza ninde? Si umwana we. Uzahora mubona hinga ninde? Si umwana we. Umufarmasien umwana azajya abona abari imiti nyine bimwenterese, hanyuma mu mashuri azige ibintu bijyanye n'iby'imiti. Umuganga nagize experience yo kugendagenda mbaza, nsanga akenshi ni gake cyane umwana ataba influence n'umuhamagaro w'umubyeyi we. Ukuntu rero biza ku bakozi b'Imana bakumva ko uriya mwana wavukiye ku mushumba, uriya mu Kristo wabaye hafi ya pastori, akamubi ruhande abandi bagiye mu mishinga n'imirimo, mukumva adakwiriye kwakira kuri uriya muhamagaro. Ni ikibazo, kuko uriya mu Kristo uba hafi y'abakozi b'Imana ni nk'umwana, wa mwana umwe ukunda ababyeyi be kubicara iruhande iminsi yose, akumva ibiganiro byabo, akaza akamukuramo ibirato, akamukorakora, cyangwa se akamwurira, akamwicara ku bibero. Niko n'abakristo bamenye Imana akenshi bamera. Hari umudayimoni rero waje mu itorero wo guhungisha ubwoko bw'Imana ab'Imana yabashyiriyeho. Ndagira ngo mbabwire ngo Satani wemera yuko akubwira amagambo aturutse no mu bantu cyangwa se no mu byo ureba, noneho akagukata
kuri destine yawe. Wari ufite umuhamagaro munini ukomeye ushobora kuba uruta n'uriya mukozi w'Imana cyangwa se uriya mubyeyi, kuko ubusanzwe niko bikwiye kumera. Ariko numuba kure ntabwo uzagira umuntu ugubakinga, ntuzagira umuntu uguherekeza, ntuzagira umuntu ukwibutsa ngo aho hantu ntuhakandagire, narakandagire ndahakomerekera. Amen. Nicyo cyatumye Imana ishyiraho itorero, naho ubundi nta mpamvu buri muntu wese yari gukizwa yarangiza akigumira mu rugo rwe mu kazi ke. Ntacyo akeneye kwiga, ntacyo akeneye, Imana yarabimuhaye. Ariko kuko Imana mu mugambi wayo ikintu cya mbere yari ifite mu mugambi wayo n'umwana w'umuntu n'umuryango. Amen. Kandi umuryango uriya iyo uhungabanye, itorero rigahungabana, ndagira ngo mbabwiye sosiyete yose ibihungabanye. Sosiyete yose ibihungabanye. Umurima rero, murumva ko ntabwo dufite uburenganzira bwo gushinguza n'itafari, nubwo ryaba ari itafari. Ngo jewe rero ngo ndumva ngo ntabwo banyumva, ntabwo bankunda. Kandi Imana ishobora kuba kubera ko ukunda cyane urukundo, buriya kenshi nuko ari wowe Imana yarushizemo. Noneho urefete aba ari wowe uba indorerwamo y'urwo rukundo, aba ari wowe ukominika urwo rukundo, kuko utarwumva rutange. Ahari aho bandi bararufite, ariko rutwikiriwe n'agahinda, rutwikiriwe n'imiruho, rutwikiriwe n'urupfu, rutwikiriwe n'ibindi bintu. Ariko numwegera wowe wavuze ngo nta rukundo, ukarutanga, kandi urukundo ntabwo ruririmbwa, ruragaragara mu mibereho ya buri muntu. Hari umuntu ushobora gutinyuka kuvuga ngo ndakubaha, ngo ndagukunda, ariko ukareba ese expression y'urukundo imerite, expression y'icyubahiro uyibona gute? Iragaragara. Umurima rero, Paulo yavuze ngo muri inzu y'Imana kandi no murima wayo. Umurima ni murebe umurima w'ibigori. Umuhinzi aragiye hingiye umurima, hanyuma arangije ateramo ibishyimbo, ubundi uteramo ibigori, ubundi uteramo amasaka, ubundi uteramo uko bukeye niko ibigori bigenda bikura, sibyo? Ntabwo ibigori byaje bingana gutya, byabanje gutera akabuto. Akabuto katagaragara, ubutaka buri vide, ateramo, hanyuma ibigori birakura. Noneho reba bimaze kwera we. Noneho bimaze kwera, ikigori kikavuga ngo jewe sishaka ntabwo nshaka ko uyu muhinzi wampinze ansarura. Ndashaka kuva ahangaha nge muri uriya murima w'ibishyimbo. Kandi Imana yamuremeye kuba mu bigori kuko ari ikigori. Akavuga ngo ntabwo nsarura wowe. Bene abo bantu ni ba bantu bava mu itorero nta mpamvu ifatika. Reka mbabwire, igihe Nowa yashyiraga ibisimba bitandukanye n'umuryango we muri bwa bwato, mutekereze ibisimba byose byari birimo. Intare, ikigabo n'ikigore n'ubwoko bwabyo zose, ingwe n'ubwoko bwayo, urusamagwe n'ibiki byose byari birimo. N'inyoni ziguruka, zivuza ibintu byose, bivuza induru, binuka. Ariko iyo umuhungu wa Nowa avuga ati gihe ibi bintu nduva kubera iki, agashaka kuvamo, yari gushyikira he? Yari gutwarwa abandi nk'abariya. Mu itorero rero turi ibisimba bitandukanye hamwe n'abantu. Iyo tuje, iyo tukira abanyabyaha, iyo dufite ibyaha, tugaragara imbere y'ijambo ry'Imana nk'ibisimba. Abamaze gukizwa nibo bahinduka abantu. Hanyuma noneho tugatangira kuryana ngo yango jewe ngo ntabwo shaka ngo ahangaha niho hanyagu, ntabwo ahangaha sigari hatoya, ntabwo bahinduka amategeko yaho, nyamara amategeko yaho ni azakurinda umwuzure.
hari abasigaye bafite umudendezo batemeye gukurikira Nowa, kuko bavuga ati uriya ni umusaza, ibye ni ibya kera, bavuga ibintu bitumvikana, ibintu bidasobanutse, ariko nyamara agasuzuguro kabo kabakuse gupfa, kurimbuka. Ariko uwagumanye nawe n'ibisimba byagumanye nabo nibo babayeho. Amen. Aho kumva umunuko hanze, nakwemera umunuko wo mu nzu y'Imana, kuko hari umukubuzo. Hari igihe Imana umwuka wera ajyazana ntuze agapuriza, umwuka wera agapuriza akahumuza, hanyuma tukanezerwa, ibihe by'umwuka wera byaje tukumva turahumetse. Ariko hanze ntushobora guhumeka, uhumeka umwuka mubi, umwuka w'upfa. Ibi ndiyo ndashaka kuganisha aho Imana ikwereka ko aho yakuzanye ifite assurance, ikwemeza yuko ntuzahapfira. Uzahigira, uzahavunikira, uzaharuhira. None umwana iyo avutse bakamujyana kuri vaccine, akana kanjye akareba akakonsa, ariko akamujyana kwa muganga akamutikura igishinge. Ko ari nyina kukiyemeye kumutikuza icyo gishinge, umwana akarira akababara akibaza nta mbaraga afite zo kumwishikanuza, ubundi ntiyakongera kumukurikira. Ariko yemeye kumubabaza kuko azi neza yuko bizamurinda indwara. Kuki twanga ko Imana itubabaza kandi izi neza ko kutubabaza kwacu ari byo bidukiza icyago gikomeye? Muzarebe abana bagize ababyeyi bari ku rugurutyo batajya bagira na rimwe discipline, umwana atahira isaha ashakiye. Hari uyu muryango bataha saa 12 ntibashobora kurenza iyo saha. Uwundi abana banjye rwose, nanjye rwose nkiri umujene najyaga mu kabare, najyaga muri bumu, barangiza bate? Baza bamuzaniye inda, baza bamuzaniye sida, baza bamuzaniye urumogi, agapfarira kuko ntabwo yigeze abatera urushinge, ntabwo yigeze abareba igitsura. Rero Imana yo mu ijuru, jewe ikintu nyishimira nuko iyo umukristo avuze ngo hariya barakaze, navuga se ko ari uwa Yesu, akavuga ngo Yesu yanyoboye ahangaha, Yesu akaba ari we wafashe inkoni akajyana mu rusengero avuga ngo inzu, ngo ishyaka ry'inzu ya data rirambya. Yakoze iki? Yagiye kuvuga ngo bene data nka Eli, yagiye kuvuga ngo bafarisayo namwe rwose murakabije. Yarakubise, yarahiritse, yarasohoye. Mureke rero akubita sohore ibyo ngibyo biri muri wowe, abisenye. Reka hari amateka dufite kubera imiryango dukomokamo. Ayo mateka ahora kenshi azamura kamere kugira ngo tutakira ari amateka mashyashya Imana iri twinjizamo. Ugafunga umutima ngo jewe nta upfa kumbwira gutya, jewe nta unshyiranga, nta unyobora hanga. Kuki umwana w'Imana ashobora kuvuga ngo ndi wa Kristo ariko nta part ni mumbwire? Ndagira ngo ninde mu Kristo uzi ko afite itorero ashyira ukuboko hejuru? Niba utarifite kabisa ntushyire hejuru, nta rubanza jewe nagucira. Ufite itorero koko uraryumva ko ari iryawe? None iyo ryishimye urishima? Iyo rikozwe n'isoni wumva ukozwe n'isoni? Ese iyo hageze kuburana ku bwaryo uraburana? Kuko icyo gihe Imana izakubara mu bantu bayo bahagaze nka Nowa, nk'abari abana be bahagaze kugira ngo bacungure inyoko muntu. Barahagaze baremera, bakorwa n'isoni mu baturage bose, bambika ubusa, baravyomerwa, ariko nibo baje kugumiza izina ry'Uwiteka imusozi. Amen. Ntubikigore rero kiriya gishaka kujya mu bishyimbo, n'igishyimbo ntigishaka kujya mu bigori.
kuko nyir'umurima yashatse kubitandukanya bikure gutyo, hanyuma yo ibikoresha icyo ishaka. Amen. Urundi rugero, Imana igereranya itorero nk'ishuri, hanyuma nk'igisirikare. Aho rero bivuye mu murima byoroshye, ariko noneho hageze aho uba muri training, ubaye ishuri. Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, na Zaburi 103:21. Kuri uyu murongo wa 1 kuri Timoteyo wa 2 igice cya 4 umurongo wa iriya mirongo, ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Umurongo wa 2, ubwirize abantu ijambo ry'Imana. Amubwiye ngo iki? Ubwirize abantu ijambo ry'Imana. Twebwe dukora iki? Tubwiriza ijambo ry'abantu. Ntabwo tubwiriza ibyacu, tubwiriza ijambo ry'Imana. Ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu gihe kitagukwiriye. Hari bene data, ndagira ngo mbabwire ngo hari igihe mwebwe kibakwira igihe cyose, ariko twebwe hari igihe kidukwiriye n'igihe kitadukwiriye. Umukozi w'Imana ni umuntu w'inyama n'amaraso nk'amwe, ni umuntu urwara, ni umuntu usonza, ni umuntu wifuza, ni umuntu uririra abana be, ni umuntu urwaza, ni umuntu uruha cyane cyane cyane. Umuruho wacu ntabwo ushobora kuboneka cyane, kereka hariho abantu bagira expression bagaragaza imiruho yabo, ariko hari abandi udashobora kubibona. Ariko Imana iravuga ngo nubwo urushye, nubwo urushye, nubwo urihurira, hagarara ubwirize, hagarara wigishe, uhane. Urazi guhana umuntu utabyaye? Urumva haba hari resistance ikomeye cyane. Ubu uriho uhana umuntu kurusha ubwenge, umuntu kurusha experience, umuntu kurusha amafaranga, umuntu kurusha, ariko kuko Imana yavuze ngo muhane. Imana mpagarariye mu mwanya wayo impa uburenganzira bwo kuguhana. Niba ugirirwa ubuntu bwo kumenya ko kuguhana kwawe ari neza yawe, ngo uhane, uteshe. Hari igihe dutesha, ariko umuntu akakubwira ngo mwebwe namwe, akakwereka ko uri buvugira mu marangamutima, akakwereka yuko ibyo ngibyo yabirenze, ntaguha agaciro. Ariko Imana muri Paulo abwira Timoteyo ngo uteshe, umubuze, ntatambuke hariya hantu, ntaharenge, kuko ashobora kuba muri danger. Uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha. Bene data, Imana yaravuze ngo Mose niwe wari umukozi w'Imana mu bantu bose babayeho, ngo wari ufite kwihangana. Ariko hari ahantu byamunaniye kwihangana, afata amabuye Imana yari imaze kwiyandikiraho n'umukono wayo n'umuriro wayo, ayakubita hasi. Ariko Imana iratubwira ngo twihangane. Imana itugiriye neza, iduhe kwihangana, ariko iduhe n'ubwoko bwayo bubasha kumva, bubasha kwihangana, bubasha kwemera impuguro, bubasha kwemera inyigisho. Kubera ko imirongo ikurikiraho, umurongo wa 3, ngo kuko igihe kizaza aho batazihanganira inyigisho nzima, aho batazemera guhanwa, aho batazemera guteshwa, aho batazemera guhugurwa, ngo ahubwo ngo kuko amatwi yabo azaba abarya, yifuza kumva ibibanezeza, bazigwirizaho abigisha bahuje n'irari ryabo. Noneho Paulo yabibwiraga Timoteyo,
tutaragera igihe cya internet. Uyu munsi ngiye kubabwira ikintu abantu badakunda, surtout abana b'Imana badakunda cyane, ariko babonye umwuka w'isi ubafasha kukirwanya mu buryo bukomeye. Kubera iki? Kuko birundanyirije inyigisho, bigisha ibihwanye n'imitima yabo. Ntukabe muri abo, kuko ababirundanyirije abigisha n'ukuri ntabwo babonye iherezo ryiza. Rero maze kubabwira ukuntu Imana igereranya itorero nk'umubiri wa Kristo, kuko umutwe ni Kristo, hanyuma ingingo zindi ni wowe nanjye, hanyuma nk'umuryango, hanyuma nk'umurima, hanyuma nk'inzu, hanyuma ishuri ryo kwigishwamo. Kandi kwigishwamo abantu, ubundi ikintu kinababaje nuko abantu baciye mu ishuri, baciye mu maboko y'abarimu, bakubiswe inkoni ku kibuno, bakubiswe ku maguru, byonyine bakagukubitira nuko wanakererewe, atari uko watsinzwe imibare, ariko yaragukubise. Wavuye muri iryo shuri, wakoze ikizamini, uratsindwa, iryo somo uraritsindwa, wahise usezera ishuri, ntiwadubuye, ntibagusubirishijemo, ukavuga uti nubwo bampana ariko bakansubirishamo. Kuki mu Mana mwanga guhanwa? Kuki mu Mana mwanga gusubirishwamo? Ko Imana iba ishaka ngo igukuremo ikintu cyiza, nka wa mubumbyi wabumbye ibumba ivaze ye, yashwanye ku ruhande rumwe akavuga ati no, iyi forume ndayihinduye. Ntabwo ajugunya bya bikoresho, akongera akabumbamo neza. Kuki wumva ko igihe cyo kugusubirishamo kukubumba neza ari byo uba uvuga uti reka nicireho nirukanke ngende hariya bazanyembera? Aho rero niho nshaka kubabwira. Muzi uyu muntu wabaye vaze, hanyuma igahongoka, bakamubwira ati ni naka wampongoye. Kandi uwo umwuka wera niwe ashaka gukoresha ngo yongera kubumbe neza. Ukirukanka ukagendana igihanga hariya muri ririya torero rindi. Reka rero mbabwire ukuntu bigenda. Ikizakubwira ko umuntu ari uwo muri iryo torero yahongokeyemo, nuko nta na rimwe azigera hibagirwa. Iminsi yose information, ikintu cyose cyabaye muri iryo torero, niwe wa mbere umenya amakuru y'iryo torero. Amenya ibyahabaye, amenya uwigishije, amenya ibyavuzwe, amenya uwo bahannye wundi, akabazi ko aho ngaho bazamubumba kundi gushya. Ntibishoboka kuko uriya mubumbyi Imana yateretse hariya afite ize nkono ariho abumba. Uri umuvumbyi, kandi umuvumbyi iminsi yose afata ibya nyuma. Habanza abana bo mu muryango bakarya bakanezerwa. Muzumve, ni ibintu bibabaje yuko umuntu aba yaraturutse mu muryango ariko ntatekereze ko ibi bintu biri reality no mu nzu y'Imana. Azahora hakumbura, azahora baza amakuru yaho. Dore rero impamvu abantu benshi cyane tukirandura. Ibaze ukabona ikigori cyageze igishyimbo, ati wowe ugiye hariya, jyewe ngiye hariya. Imizi baragenda aho hantu, imizi ntifata, kuko nta muntu uteganyijwe kugira ngo agucukurira kobo agushyiremo akwinjizemo. Uragenda nyine ibintu bigacikaho kumva uraruhutse, ariko byamara akanya hashira iminsi ugasanga bwa buzima bwongeye kuba rutine kuri wowe. Babantu nahunze hahandi ndabona bameze kimwe, harimo abarakara, harimo abatongana, harimo mbega hose n'ubwato bwa Nowa. Kimwe mu byo mu bikunda kuranduza izo mbuto z'Imana yitereye. Nukuri birababaje. Ubundi itorero Imana yarishyiriyeho kugira ngo umuntu arivukiremo,
turabibona handi Nikodemu yavuze ngo ese umuntu yabigenza gute ngo akizwe bwa kabiri, ese kuvuka bwa kabiri ni ukujya Yohana 3:3 ngo gusubira mu nda ya mama nshaje, aramubwira atoya ni kubyarwa n'umwuka n'amazi. Kwizera niko yamubwiye. Hanyuma ubwo ndiho ndavuga noneho inshingano z'Imana yakoze mu kutuvana hanze ikatuzana mu nzu yayo, noneho ikatubwira icyo yatugize cyo, hanyuma ikatwereka natwe inshingano zacu. Inshingano zacu rero, inshingano zacu nukuba uri ubizi neza yuko iyo ntambwe wayiteye yo gukizwa, yo kwizera umwami Yesu, nta cyaha na kimwe Imana itababarira kereka ikidasaba imbabazi. Niyo ntambwe ya mbere mu nshingano dufite. Iya kabiri ni uguhamya. Mu guhamya ikintu gikomeye cyane abantu benshi bashyiraho dute, kubatizwa mu mazi menshi. Kubatizwa mu mazi menshi. Buriya iyo tubatiza abantu hariya baba bariho bahamya ibyabaye muri bo, batabasha kubivugisha akanwa, batabasha kubivugisha amagambo. Mu madini twarahabatirijwe, ariko tuhabatirizwa umubatizo utari wo. Kuko umubatizo wo mu gahanga ni umubatizo w'abantu batizera Kristo. Kandi benshi barawubatijwe ari impinja. Hari abawubatijwe ari bo babyibatirijwe, ariko uwo mubatizo ntabwo uhamiriza Kristo. Kubera iki? Niba tugomba kugera ikirenge mu cya Kristo, Kristo yagiye muri Yorodani yinjizwa mu mazi na Yohana umubatiza, aramwinika wese nk'ikimenyetso cyo gupfa no kuzuka. Iyo rero dukoze iyo ntambwe, tuba duhamirije ngo ibyaremwe byose, ibyo tubona nk'abantu nibitaboneka nk'abamarayika b'umwijima n'ab'Imana, tuba duhamije. Iyindi niyo kumva ijambo ry'Imana, guterana, kumvira ijambo ry'Imana mu bakozi b'Imana, hanyuma gukora imirimo myiza. Muri iyo mirimo myiza ndashaka kuvuga ngo harimo imirimo y'amaboko, harimo imirimo y'ubwenge. Hari ufite imbaraga z'umubiri ashobora gutanga, hari ufite imbaraga z'ibifatika. Ibya 10 n'amaturo ngiye kubivuga cyane. Imana ntishaka kugusaba imbaraga udafite, ntishaka kugusaba ubwenge udafite, ntishaka kugusaba umwana udafite, ntishaka kugusaba umurimo udafite, ntizigera igusaba ikintu wowe kitari mu mbaraga zawe. Ariko niba gihari, eka dusome mu Itangiriro 14. Mwumve umuntu twitirirwa ko ari umubyeyi wacu. Itangiriro 14 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Aburahamu yatanze icya-10, kandi yatanze icya-10 ku muntu bahuye, ariko kuko yari yamenye ko ari umutambyi w'Imana, yatanze icya-10 mu byo yari amaze kunyaga abami bari bateye i Sodoma na Gomora. Yari agiye gutabara Loti, hanyuma aranyaga ibyo yanyaze bahuye na Melikisedeki, kuko Melikisedeki ngo yari umutambyi w'Imana ihoraho. Ngo kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. 19 amuhesha umugisha. Melikisedeki ahesha umugisha nde? Aburahamu. Kandi Aburahamu yari umunyamugisha. Ahari umugisha n'ubundi hakurura uwundi mugisha. Ngo Aburahamu, icyo gihe akitwa Aburamu, ahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyirijuru n'isi. Uwo niwo mugisha iyo umuntu atanze icya-10. Kubera ko Imana hari ahantu ivuga henshi cyane, ivuga ko 1/10 cy'ibyo Imana yaguhayemo byose ntabwo ari icyawe, nta nubwo ari icy'umuvandimwe wawe, nta nubwo ari icy'uriya mukene muturanye.
ibi bintu bibabwize kuri, hari abantu bariho biyambura umugisha, hari abantu bariho biyambura destine yabo, babyitirira ngo kugira neza, babyitirira ngo brava autorité, ngo jewe icyacumi cyanjye sishaka kukijyana hariya muri iriya torero ngo nzagishyira uriya mukene. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 ndibaza ngo mwikwibeshya ko naje gukuraho amategeko n'ibihanurwa. Hanyuma abantu bavuye mu buntu bw'Imana bakavuga ngo ibyacumi ngo byari byo mu isezerano rya kera. Kubera iki? Kuko bazaga bikoreye inka, ni inka bashoreraga. Umukene, uriya mukene Imana yamugeneye ibyo ugomba kumuha. Irabisobanura neza, itandukanya ibyacumi, kandi ntabwo ivuga icyacumi, musasome neza, ivuga ibyacumi. Ni ukuvuga ngo Imana mu byaguhaye mu mugisha byose, ufite akazi uhembwa ku mwisho w'ukwezi, hari akazi uhemberwa ku mwisho w'ukwezi. Hanyuma Imana yaguhaye umugisha, ukora umushinga w'iduka, iryo naryo n'ubundi n'ikindi cyacumi. Hanyuma iryo duka rimaze kwaguka rikagwira, ushyiramo imirima, famu, ugira inka. Muri ziriya nka harimo icyacumi cy'Uwiteka, harimo icyacumi cy'Uwiteka bene data. Rero ibyacumi ni iby'Imana, ntabwo ari iby'abantu, si ibyawe. Kubera iki? Kuko yaguhaye capacity, yaguhaye ubwo bushobozi bwo kwiga, ugira ubuhanga, uratsinda. Yaguhaye kugira ibuntu, iguha gutoranywa mu bandi bantu bose baje gukora ako kazi, aragutoranywa. Yakugiriye ubuntu, uyu munsi ufite ahantu kura umusaruro kugira ngo ubashe kubaho neza. Hanyuma ukumva ukagera kuguguru kukundi ngo no, ntabwo nguha icyacumi kuko ndabona bari abantu, bari abagabo na bari abagore nibo bari bugifate. Noneho kitwime ari kugiha Imana. Urayica he? Iyi nzira ni iyihe yo kuyoherereza amafaranga? Inzira ni iyihe yo kuyoherereza izo nka? Urayikura hehe? Ntaho, je vous assure, ntaho. Inzira ni imwe, yarayikubwiye, naha ni muri bibiseke. Marayika aravuga ngo ngerageza, ngo murabikorera mukabizana mukabishyira hariya mu mifuka mugasanga yatobotse, aho mubishyize mugasanga ibigega byamunzwe. Ntimugereranye icyacumi cy'Imana mukigereranye n'ituro, kuko icyacumi ni itegeko ry'Imana, gifite n'umubare, ni kimwe mu icumi. None nibe igihe kigeze Imana yarakuzanye kuko ibona ko nawe imbaraga zawe zikenewe, ubwenge bwawe bukenewe, kuki wumva ugomba kwishyuza? Aha ndiho ndavuga inshingano zawe. Kandi muve mu bwana, muve mu kumva za nyigisho, kwikurura abigisha benshi babayobya bakurikije ibyo mwifuza. Hari icyo mukeneye ku Mana, kandi Imana izakibaha inyuze mu bo yasize. Umwuka w'Imana arabizi neza yuko umugisha wayo ni mukuru gusumbya uw'abana b'abantu. Kandi uwo niwe uzaguherekeza, niwe uzagusimbukisha imitego y'umwanzi, niwe uzakwinjiza muhagutse kuko wamuhaye agaciro. Rero niba warasanze udashobora kubaka urugo utabanje gukiranukira n'Imana, menya ko nawe hari ikiguzi. Nibyo natangiye babwira ngo guhamagarwa n'Imana, hari ikiguzi ugomba gutanga nawe. Tanga umwanya wawe, tanga imbaraga zawe, tanga ibyo ufite, kandi ntabwo n'ukuri nabibabwiye, ntabwo ishobora kugusaba ikindi kintu. Icyo udafite ntishobora kukigusaba. Niba nta kazi ufite, ntizigere igusaba icyacumi. Ariko nubwo nta cyacumi cy'amafaranga ufite, cy'ibishyimbo ufite, cy'ibigori ufite, ariko ufite n'izo mbaraga, n'ubuzima bwawe ushobora kubutangaho icyacumi. Kuki niba udafite icyo cyacumi izo mbaraga zawe utazitanga? Muri iki gihe
kuri YouTube amasheni menshi y'abantu bitwa abigeze kuba mu mana barwanya itorero. Umva hari umwuka wahagurukiye kurwanya itorero. Yakobo ahigira Imana mu Itangiriro 28 umurongo wa 20 no 22. Icyo gihe yaramaze kubona ryahishurirwa ry'ingazi igenda mu ijuru, abamarayika bazamuka abandi bamanuka. Hanyuma ngo Imana imuhisezerano ngo nzabana nawe, nzakugirira neza. Noneho nawe arayibwira ngo yayihigiye umuhigo. Uyu muhigo ngo Imana nibana nanjye ikandindira. Ntabwo Imana yabanye nawe, ntabwo Imana iriho ibana nawe. N'igihe utari bwayimenye yabanye nawe, yagendanaga nawe, yagutije imbaraga, yagutije amagara, yakunyujije aho abandi bagwiriye, aho barwaye bagapfa. Ngo Imana nigendana nanjye ikandindira muri uru rugendo ngenda. Urugendo uriho ugenda Imana iriho irahakurindira, yagendanye nawe kandi iriho irakurinda. Ngo ikajya ima ibyo kurya n'ibyo kwambara. Mumva ibintu yasabye. Yasabye ibyo kurya n'ibyo kwambara no kurindwa nayo. Imana arayisezeranya ngo nkazagaruka kwa data amahoro. Bene data mujye musengera abantu bavuye kwa base, kuko uyu munsi nta mahoro bafite. Ngo nkagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye. Hanyuma n'iribuye nshinze nk'inkingi izaba inzu y'Imana. Iriya jambo, uriya muhigo wabaye nk'iriya nkingi, kuko yayisutseho amavuta. Ubwa mbere agitangira yarisutseho amavuta. Ririya jambo wabwiye Imana, ririya sezerano wahaye Imana, kiriya kintu wabwiye Imana ngo Mana nundinda, nunyitwararika, numpa akazi, nuncisha, numpa gutsinda ishuri, kandi ngo kubyo uzampa byose, kubyo uzampa byose sinzabura kuguha kimwe mu 10. Uyu muntu ni umwuzukuru wa Aburahamu. Niwe duhora twirahira tuvuga ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Uwera wa Isirayeli, ise umwami wacu Yesu Kristo. Ukamwirahira, ukamutabaza mu gihe byakomeye, uvuga ngo Mana data, ngo Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo. We yarabikoze, yubahirije inshingano ze. Ariko twebwe twaje tumwitirirwa kandi dutewe kuri we, tugera tukavuga ngo oya nta cya 10 nzaguha. Ndabyibutse isezerano nari gusezeranije ndi mu gishika, nkutse umutima afite ubwoba, ukava mu isezerano nta mpamvu. Ni wowe bizagiraho ingaruka. Abalewi igice cya 27 umurongo wa 30. Imana irapresiza noneho icyo cya 10, kuko igihe cya Aburahamu ntabwo bavuze neza ngo icya 10 yamuhaye ni igiki. Ariko ahangaha mu Balewi 27 umurongo wa 30 aravuga neza ngo ni kimwe mu 10 cy'ibyo ufite. No kuvuga ngo niba ufite inka 100 urazigabanyamo ibice 10. No kuvuga ngo kimwe mu 10 cyazo ntabwo ari icyawe, si icyaso, ntabwo ari icya mwarimu wakwigishije agatumutsinda. Ni icy'Imana yamuhaye ubwenge bwo kukwishyiramo, ni icy'Imana yamuhaye imbaraga zo kukubyara, ni icy'Imana yahaye uriya muntu waguhesheje akazi. Ntabwo ari icy'uriya muntu. Kimwe mu 10 kibimera, kimwe mu 10 cy'ibiti by'imbuto, cy'amatungo, nibyera kuwiteka. Ni ukuvuga ngo kimwe mu 10 muri biriya byawe kiba ari icyera. Kandi iyo ugihaye agaciro ko ari icyera cy'Imana, ukakiha ubyishimiye,
ni ukuvuga ngo isigara yeza biriya bice 9 ikabitubura ikabigwiza ntibigabanuke bikagenda bibyara ibindi kuko wagishyize wagihaye nyiracyo kuko yo yakise icyera. Icyacumi cyawe mu byo utunze mu byo wunguka ni icyera cy'Imana. Ndabibutsa ko nugifata ukagishyira umuntu w'umukene, nubwo yaba ari mushiki wawe, nubwo yaba ari musaza wawe, nubwo yaba ari umunyogosenge, ukakimushyira kuko ari umukene, uzaba utuye umwuka w'inyatsi n'ibisigaye byose bizahumana. Nukuri itorero ry'Imana rirasuzuguritse, ryambuwe agaciro kuko umuntu wese ashaka Imana nudakijijwe, ariko iyo hageze aho Imana imusaba kuzuza inshingano ze, byarantangaje. Wowe Imana ni gukosora mu bitekerezo byawe no mu mivugire yawe no mu migenzereze yawe, uzajya ubwira abandi utari ko mwaretse gushinja bari abakozi b'Imana mugashinja Imana ko ari yo yabivuze, ko ari yo yabitegetse. Nimuyibwire, hanyuma mushinje na Yesu waje kuvuga ngo yaje kubishimangira. Ariko muvana urubanza, kuko ruriya rubanza amagambo umuntu apfa kuvuga mu buryo bworoheje kuko wumvise abandi bavuze, warebye kuri YouTube akavuga ngo ariko wa mugani ngo kubera iki umuntu ngo atanga icacumi ngo kandi ari cyo mu isezerano rya kera. Ese mu isezerano rya kera ko barijyanaga ngo ku rusengero, uyu munsi nta rusengero ruriho? Ese abatageraga ku rusengero rwa Salomo ntibajyaga mu masinagogi? None se uyu munsi iyi ngiyi ntiyakwitwa isinagogi? Ntibatambaga se? Baratambaga. Amen. Ahubwo musenge muvuge ngo Mana duhe ibyo kugutangira. Nukuri kandi turabisengera. Ibakureho umwuka w'ubugugu, umwuka w'uburara wo gusekwa, donc kuvuga ngo jewe ntabwo uri umubyeyi wanjye, jewe ntabwo uri Imana yanjye, jewe kuko ushaka kuvuga ngo uri Imana yanjye ariko mu mikorere ikavuga iti no, ntabwo nkugenga, ntabwo uri umwana wanjye, sindi Imana yawe, sindi umubyeyi wawe, kuko nanjye hari inshingano ngomba. Hanyuma gutegeka kwa kabiri 16 umurongo wa 17 muhandike naho haravuga kugutanga icyacumi. Maraki 3 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Ahubwo umuntu wese ajye atanga uko ashoboye, ari ibihwanye n'umugisha Uwiteka Imana yawe yabahaye. Ntabwo Imana izagusaba icyacumi udafite, ntabwo izagusaba ituro udafite. Ariko nubwo utaba ufite igifatika muri uyu mwanya cy'ituro, ariko uyibwire ngo Mwami ndashaka kugutura. Rero kubera ko ntafite ibifatika byo kugutura, basi ntanzi icyo mfite. Icyo mfite ni ubugingo bwanjye, ni imbaraga, mfite amaboko, mfite amaguru, niho ushaka kuntuma, mfite ubwenge budafite icyo bikora muri uyu mwanya, ndabuguhaye. Ntidushobora kubura icyo duturira Imana. Umwanya yaduha amasaha 24 ku munsi. Rero ngo Imana ntabwo izigera igusaba icyo udafite, ibihwanye n'umugisha Imana yaguhaye. Niba warasabye umugisha muke uzagira bikeya, niba uzatanga rero muri ibyo bikeya ufite. Ntabwo Imana izagusaba ibyo udafite. Umugisha utangira Imana bikurikije n'umugisha Imana yaguhaye. Nubona yaraguhaye umugisha muke, uzayiguriza cyane kugira ngo ikongerereze, na uko ikongerereje hanyuma nawe ugende uyongerereza kugira ngo yagure ubutunzi bwawe. Amen. Hanyuma muzasome Maraki 3:8 kugeza ku 10. Mugerageze Imana murebe ko itari yo kwizerwa. Ntabwo turi buhasome, ahubwo dusome Matayo 23:23. Hanyuma n'Abikorinto 12:2. Matayo 23:23. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mutanga kimwe mu 10
cy'isogi, mwumve, batanga 1/10 cy'isogi na anisi na kumino. Ni ibya 10 bingahe? Ni 3. Ni 3. Ni ukuvuga ngo mu mutungo bari bafite harimo isogi, sinzi icyo ari cyo, harimo anisi, sinzi icyo ari cyo, harimo kumino, sinzi icyo ari cyo, ariko ubwo nibyo bakuragamo ibya 10 bazana mu nzu y'Imana. Ngo muzi kubitanga. Ntabwo yarariho abanenga ko batatanga icya 10. Ngo ariko icyo yabagayaga, ngo mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi nimubireke. Ni ibiki ibyo mwari mukwiriye gukora? Ni ukuvuga ngo ibyo mwari mukwiye gukora ni ukutirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ntiwirengagize guca imanza zitabera no kwizera n'imbabazi. Ariko na bya bindi navuze, gutanga ibya 10 ntubireke. Uyu ni Yesu wari uriho ubivuga, kandi niwe wubatse itorero rye. Ni uzi neza ko gutanga ibya 10 n'amaturo ari byo bizagendesha inzu ye. Uriya murongo wa nyuma, Abikorinto ba mbere 16, ivuga noneho ibyo utangira abakene. Ngo kuwa mbere w'iminsi 7 hose umuntu wese muri mwe abike iwe ibimushobokera nk'uko atunze, kugira ngo ubwo nzaza ataba ariho impiya zisonzoranywa, zegeranywa, ndibaza zegeranywa. Ngo izo mpiya, ayo mafaranga, iyo myenda, ibyo bintu mushaka gutanga, mutangire kubitanga hakiri kare, kugira ngo ninza ataba ariho muzatangira kubitanga. Aha niho harimo imfashanyo z'abantu batandukanye mu buzima butandukanye. Amen. Imana nyir'ubuntu n'imbabazi nyinshi cyane, izigirire umuntu utigeze uha agaciro iby'agaciro by'Imana. Ni ukuvuga ngo ubuturo bwayo. Ntabwo umuntu atanga kubera ko ari muzima, ntabwo umuntu atanga kubera yuko afite byinshi, ntabwo umuntu, hari ahantu Imana yabwiye Mose ngo ntuzabwire umukire ngo abari utanga gusa, ngo n'umukene azatanga icyo afite. Ngo niba adafite itungo atura nk'inka cyangwa se intama cyangwa se ihene, ngo azashaka inuma, intungura, ariko nawe ature. Kubera ko iri akte yo kujyana nawe ukagenda ukajya imbere y'umutambyi, hari amagambo muri busome, muzasoma, ntabwo twahasomye. Umutambyi, umuntu yazanaga ituro rye, icya 10 cye, hanyuma akavuga amagambo ati Imana yandinze mu rugendo, yandinze mu burwayi, yandinze mu ntambara, none ndamahoro, narinje guturira Imana ituro ry'ishimwe. Hanyuma umutambyi nawe akamwaturaho umugisha. Iki cya 10 mukigishanye, mukidefande, kuko ni icy'inzu y'Imana. Mubwire abantu ko bariho umuvumo, bariho ibibembe. Ndagira ngo mbabwire ngo ituro rishyitse, icya 10 gishyitse gikwiriye, n'icyo Imana iha umugisha. Uyu mwuka w'inyatsi mu izina rya Yesu, uyu mwuka w'ubugubugu mu izina rya Yesu usenyuke ku buzima bwanyu, kugira ngo inabafungurire imigisha, ikure inyatsi mu biganza byanyu. Noneho ibyo muzajya mukoraho ntibikabace mu myanya y'intoki, namwe muyitangire munezerewe. Muri ibi byose Imana nta na rimwe yigeze ibwira umutambyi ngo hagire utamba atanezerewe. Ituro ryawe niba utanezerewe, nta kintu, nta mugisha w'Imana uzaza kuri wowe. Ituro utuye Imana unezerewe, niryo ridekaransha, niryo rituma umutima w'Imana unezerwa, akavuga ngo uyu ni ubwoko bwanjye, ari mu bwoko bwanjye. Yesu abaha umugisha.